Uyu munsi tugiye kwinjira mu rugendo rw'ubusesenguzi bwimbitse, tugerageza gusobanukirwa bimwe mu bibazo byagiye byibazwa n'abantu benshi ku isi. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ibyanditswe mu mavanjiri atandukanye byerekeranye n'urupfu rwa Yesu, amahoro n'imigisha ibe kuri we. Maze tugerageze gusubiza ikibazo gikomeye kibaza kiti: ese ni ukubera iki amavanjiri avuguruzanya ku bintu by'ingenzi byerekeranye n'urupfu rwa Yesu? Iki kibazo si icya none bavandimwe, ahubwo cyagiye kibazwa mu bihe bitandukanye, kandi uyu munsi turifuza kugisuzuma mu buryo bwimbitse dushingiye kuri imwe mu mirongo ya Bibiliya. Wowe ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel bwa mbere, kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'inyigisho nziza z'iyobokamana. Mbonereho umwanya wo kubaha ikaze kuri Abuba Dawa. Ikiganiro mugiye kugigezwaho na muvandimwe wanyu Masengesho Abubakari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Reka ntangire bavandimwe bifuriza amahoro n'impuhwe bya Nyagasani aho muherereye hose. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ishimwe n'ikuzo byuzuye n'iby'Imana Nyagasani umuremyi w'ibiremwa byose Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amahoro n'imigisha nibisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Inshuti bavandimwe, twinjira mu isomo ryacu ry'uyu munsi, tugiye kureba cyangwa se tugiye kurebera hamwe ukwivuguruza kw'imwe mu mirongo ya Bibiliya ku bigendanye n'urupfu rwa Yesu alayhi salam. Urugero rwa mbere tugiye kurebera hamwe, turatangira twibaza tuti: ninde wikoreye umusaraba wa Yesu mu by'ukuri? Ukwivuguruza kwa mbere muri Bibiliya kurashingira ku muntu wikoreye umusaraba wa Yesu. Bavandimwe, nimureke dutangirire ku kintu cy'ingenzi cyane mu nkuru y'urupfu rwa Yesu, ari cyo kumenya uwamufashije kwikorera umusaraba we. Amavanjiri atubwira inkuru zitandukanye kuri iyi ngingo, bigatuma abantu benshi bibaza ukuri kw'ibyabaye. Mu gitabo cya Mariko igice cya 15 guhera ku murongo wa 21 kugera ku wa 22, haravuga ngo: nuko batangira umugenzi waturukaga imusozi witwaga Simoni w'umunyakurene, ari we se wa Alexanderi ndetse na Arufo, baramuhata ngo yikorere umusaraba wa Yesu. Ahangaha murumva ko n'umugabo wigenderaga yitwaga Simoni avuye mu misozi ya kure ya Kurene, nuko baramuhata, nta nubwo bamwinginze ahubwo baramuhase bamushyizeho agahato kugira ngo yikorere umusaraba wa Yesu, Imana imuhe amahoro n'imigisha. Ngo nuko Simoni amaze kwikorera umusaraba, bamujyana ahitwa Igorogota, hasobanurwa ngo inyabihanga.
uyu murongo bavandimwe uratwereka neza ko Simoni w'umunyakurene ari we wahatiwe kwikorera umusaraba wa Yesu, akawujyana akawugeza i Gologota ntawe umwakiriye. Ibi birumvikana kuko Yesu yari amaze gukubitwa bikomeye, kandi ashobora kuba yaradafite n'imbaraga zo kwikorera wenyine. Niyo mpamvu bamushakiye uwagombaga kumutwaza, amutwaza umusaraba awugeza he? Awugeza i Gologota. Ariko rero iyo turebye mu ivanjiri ya Yohana nanone, tuhasanga inkuru itandukanye cyane n'iyi tumaze kubona ko Simoni yikoreye umusaraba wa Yesu, nk'uko bishimangirwa n'amagambo aboneka mu gitabo cya Yohana igice cya 19 umurongo wa 16 kugera ku wa 17. Haragira hati ngo aherako Pilato aherako aramubaha ngo abambwe. Ubwo batakaga ngo nibabambe Yesu, Pilato yarekuye Yesu aramubaha ngo abambwe. Nuko Yesu asohoka aho mu rukiko yikorereye umusaraba, agera ahantu hitwa i Nyabihanga, mu Ruheburayo ariho hitwa Gologota. Ahangaha urumva ko hari kugongana no muri Mariko. Ahangaha Yesu we ubwe yasohotse kwa Pilato yikorereye umusaraba, aragenda arawikorera agera ahantu hitwa i Nyabihanga, mu Ruheburayo ariho hitwa i Gologota. Mwibuke ko na Simoni yikoreye uriya musaraba akawujyana akawugeza i Gologota. Ngaho rero nimwumve bavandimwe inkuru ya Bibiliya uko isobanura ikanagongana ku kwikorera umusaraba kwa Yesu. Yohana atubwira ko Yesu yikorereye umusaraba we ubwe, nta wundi muntu wamufashije cyangwa se ngo amutwaze. Ibi biratuyobora ku kibazo gikomeye kibaza kiti, Mariko avuga ko Simoni yatwaje Yesu umusaraba akawujyana kugeza bageze i Gologota. Nyamara Yohana we arabihakana, akavuga ko Yesu yitwaje umusaraba we ubwe ku giti cye kugera ageze i Gologota. Ikibazo kiri aha bavandimwe ni iki ngiki. None se muri izi mvugo ebyiri, imvugo ya Mariko na Yohana, twemere ibyavuzwe na Mariko cyangwa twemere ibyavuzwe na Yohana? None se bishoboka bite bavandimwe ko Yesu alayhi salam yaba arabambwe ku misaraba ibiri? Ese umusaraba Yesu yikoreye wabambweho nde? Ese umusaraba Simoni yatwaye wabambweho nde? Ese Yesu niwe wagiye kuri iyo misaraba ibiri? Ibi biratwereka ko bavandimwe hari ukwivuguruza gukomeye ku bintu, hari ukwivuguruza gukomeye ku kintu cy'ibanze cyabaye kuri uwo munsi w'ifatwa rya Yesu alayhi salam. None se ninde watwaye umusaraba? Ni Simoni cyangwa ni Yesu ubwe? Bitekerezeho umutima bavandimwe ko Simoni yajyanye umusaraba, Yesu agatwara undi. Ninde watwaye umusaraba mu by'ukuri ko inyandiko ziri kuvuguruzanya? Ni Simoni cyangwa ni Yesu ubwe wowe yikorereye? Urugero rwa kabiri mu kuvuguruzanya ku ifatwa n'ipfa rya Yesu,
ni isaha Yesu yabambweho. Bavandimwe, uretse ikibazo cy'uwatwaye umusaraba tubonye hejuru, amavanjiri kandi atanga amakuru atandukanye ku isaha Yesu yabambweho. Ibi nabyo bitera urujijo ku bantu bashaka kumenya ukuri. Mariko igice cya 15 umurongo wa 23 kugera ku murongo wa 25 haravuga ngo baha Yesu vino ivanze na sumuruna ariko ntiyayinywa. Nuko baramubamba bagabana imyenda ye bayifindiye, ngo buri muntu wese amenye umwenda ari butware. Yesu bamubambye ku isaha 3. Yesu bamubambye ku isaha 3. Bavandimwe, hano Mariko aratubwira neza ko Yesu yabambwe ku isaha ya 3, ni ukuvuga saa 3 za mu gitondo mu masaha yacu mu gihe cya none. Ibi birumvikana ko igikorwa cyo kubamba Yesu cyabaye mu gitondo kare kare. Ariko rero nanone bavandimwe, iyo turebye mu ivanjiri ya Yohana dusanga inkuru itandukanye cyane. Tubonye ko Mariko atubwiye ko Yesu yabambwe ku isaha ya saa 3, ariko nitujya mu gitabo cya Yohana turasangamo indi nkuru itandukanye n'iyi ngiyi cyane. Ibi nabyo bikadutera gushidikanya kuri amwe mu magambo ya Bibiliya y'abavandimwe. Yohana igice cya 19 umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 14 haravuga ngo nuko Pilato yumvise ibyo asohora Yesu mu rukiko, yasohora Yesu mu nzu y'imbohe, yicara ku ntebe y'imanza ahantu hitwa amabuye ashashwe, mu ruheburayo hitwa Gataba. Nuko Pilato yumvise ibyo asohora Yesu, yicara ku ntebe y'imanza ahantu hitwa amabuye ashashwe, mu ruheburayo hitwa Gataba. Ubwo hari ku munsi wo kwitegura Pasika, hari nk'isaha 6. Nuko Pilato abwira abayuda ati, nguyu umwami wanyu. Ngaho namwe bavandimwe, nimwumve kugongana kw'aya magambo ya Bibiliya. Yohana atubwira ko ku isaha ya 6, ni ukuvuga saa 6 z'amanywa PM mu gihe cyacu cy'ubu, Yesu yari akiri imbere ya Pilato mu rubanza. Kugeza ku isaha ya saa 6 Yesu yari akiri mu rubanza kwa Pilato. Ibi biratuyobora ku kibazo gikomeye bavandimwe. Mariko atubwiye ko mu isaha ya saa 3 za mu gitondo Yesu yari yamaze kubambwa ku musaraba. Naho Yohana we aratubwira ko ku isaha ya saa 6 Yesu yari imbere y'urukiko kwa Pilato. Ikibazo cyo kwibazaho ni iki? Yesu yabambwe inshuro zingahe? Ko tubonye Yesu wabambwe saa 3, hari na Yesu wagejeje saa 6 akiri mu rukiko. Yesu wabambwe saa 3 ni uwuhe? Ese Yesu wajyanywe mu rukiko saa 6 ni uwuhe? Bavandimwe, bishoboka bite ko yaba yarabambwe saa 3?
za mu gitondo, kandi saa sita z'amanywa yari akiri mu rubanza imbere ya Pilato. Ibi nabyo birerekana ukwivuguruza gukomeye mu nkuru z'amavanjiri yombi, bikaba ari byo bitera ugushidikanya gukomeye ku rupfu n'ifatwa rya Yesu alayhi salam. Urugero rwa gatatu ari narwo rwa nyuma bavandimwe, ni ukwivuguruza ku ibara ry'umwenda Yesu yambitswe agiye kubambwa. Ibara ry'umwenda uvugwa ko Yesu yambitswe, uretse ibibazo bibiri byavuzwe haruguru nk'uko tumaze kubibona, hari n'ukwivuguruza ku kintu gito ariko cy'ingenzi. Icyo nta kindi ni ibara ry'umwenda abasirikari bambitse Yesu kugira ngo bamujyane i Nyabihanga. Aha turifashisha amagambo aboneka mu gitabo cya Matayo igice cya 27 umurongo wa 27 kugera kwa 28. Haravuga ngo maze abasirikare b'umutegeka bajyana Yesu mu rukiko, bamuteranirizaho ingabo zose, baramucuza bamwambika umwenda w'umuhemba. Baramucuje, gucuza ni ukwambura umuntu ibyo yari yambaye, hanyuma bamaze kumucuza bamwambika umwenda w'umuhemba cyangwa se ufite ibara ry'umutuku. Aha Matayo aratubwira ko umwenda Yesu yambitswe wari umuhemba cyangwa se ari uw'ubwoko bw'ibara ritukura. Ariko rero nanone iyo turebye mu ivanjiri ya Mariko dusangamo inkuru itandukanye cyane n'iya mbere cyangwa se n'iyavuzwe na Matayo. Aha biragaragazwa na Mariko igice cya 15 umurongo wa 16 kugera 17, haravuga ngo maze abasirikare bajyana Yesu imbere mu rugo rw'urukiko, bahamagara ingabo zose ziraterana. Yesu bamwambika umwenda w'umuhengeri, baboha ikamba ry'amahwa bararimwambika. Aha rero ngo muri kubyumva neza abavandimwe, Mariko we atubwiye ko umwenda Yesu yambitswe wari umuhengeri cyangwa se umuhengeri, ni ukuvuga ibara ry'isine cyangwa se ibara ryirabura. Ikibazo ni iki ngiki bavandimwe, Yesu yaba yarambitswe umwenda w'irihe bara? Ko Mariko avuze ko Yesu yambitswe umwenda utukura, Matayo akavuga ko Yesu yambitswe umwenda w'umukara, mu by'ukuri Yesu yaba yarambitswe umwenda w'irihe bara? Ese ni ibara ry'umutuku nk'uko bivugwa na Matayo, cyangwa ni ibara ry'umuhengeri nk'uko bivugwa na Mariko? Ibi rero birerekana ko hari ukwivuguruza ku bintu byoroheje ariko by'ukuri byabayeho. None se bavandimwe, dushingiye kuri izi ngero eshatu, Yesu yikoreye umusaraba, undi ngo Simoni yamutwaje umusaraba, hamwe ngo Yesu wabambwe saa 3, ahandi ngo saa 6 yari akiri mu rukiko, ahandi ngo Yesu yambitswe umwenda utukura, ahandi ngo yambitswe umwenda w'umuhengeri cyangwa umukara. Urumva wowe ibintu bitagushyira muri confusion? Urumva bitakujyana mu rujijo? Conclusion rero cyangwa se umwanzuro kuri iyi nyigisho no kukwivuguruza kw'abanditsi b'amateka y'urupfu rwa Yesu,
Bavandimwe, nk'uko twabibonye haruguru, amavanjiri atatu twasuzumye, Mariko, Yohana na Matayo, tubonye ko atanga inkuru zitandukanye ku bintu by'ingenzi byerekeranye n'urupfu rwa Yesu. Imana imuhe amahoro n'imigisha. Twabonye kandi ukwivuguruza k'umuntu watwaye umusaraba. Nanone twabonye ukwivuguruza ku isaha Yesu yabambweho, ndetse n'ukwivuguruza ku ibara ry'umwenda yambitswe. Ibi bibazo bitera abantu benshi kwibaza ku kuri kw'ibyanditswe, ndetse no ku bushobozi bwabyo bwo kuba ijambo ry'Imana ridafite amakosa. Ukwivuguruza nk'uku kudutera kwibaza niba abantu banditse aya mavanjiri bari abahamya b'ibyo amaso yabo yabonye ubwabo, cyangwa se niba baranditse ibyo bumvise cyangwa ibyo bakekaga gusa. None se bavandimwe, niba hari ukwivuguruza ku bintu byoroheje nk'ibi, niba hari ukwivuguruza ku bintu byoroheje nk'ibara ry'umwenda, ni gute twakizera ibintu bikomeye nk'urupfu n'izuka rya Yesu? Wowe nyuma yo kumva iki kiganiro, urumva utagize dute ku rupfu rwa Yesu? Niba abanditsi bari bivuguruza ku isaha Yesu yabambweho, niba abanditsi bivuguruza ku watwaye umusaraba, niba bavuguruzanya ku mwambaro Yesu yambitswe, ni gute tudakwiye gushidikanya ku rupfu rwe n'izuka rye? Ibi bibazo ntibigamije gusebanya cyangwa se gupfobya imyemerere y'umuntu uwo ari we wese bavandimwe, ahubwo bigamije gushishikariza abantu gushakisha ukuri no gusuzuma neza ibyo bemera. Muvandimwe rero, ni ingenzi ko buri wese yiyumvira, agashakashaka kandi akagerageza gusobanukirwa ukuri mu buryo bwimbitse, kubera ko hanze aha hari inzira nyinshi ziyobya. Tugomba kuba abanyamakenga mu byo tubwirwa n'ibyo twigishwa. Iki cyari igice cya mbere cy'ubusesenguzi bwacu, kandi tuzakomeza gushakisha ukuri mu bice bizakurikira. Mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro, kandi Imana ibahe umugisha mu rugendo rwanyu rwo gushaka ukuri kwabageza kuri Nyagasani. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Niba iyi video yagufashije gutekereza neza no gusesengura ku rupfu rwa Yesu, kora like, share ndetse na subscribe, kandi wandike igitekerezo cyawe hasi. Ese wowe ubona ibisobanuro gute? Amahoro y'Imana mbifurije. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.